abagomba kumenya amakuru agezweho yaba meza cyangwa se amabi akayakurikirana nabwo akamenya aho isi igeze. Bya bindi bya wa mukecuru ngo akaradiyo kaba hehe ku musego. Ushishikariza wowe ufite agatelefoni kawe jya kuri YouTube wandikemo Kigali 500. Kigali 500 TV. Nabonye hari inkuru ibabaje agahinda muri iyi minsi y'abantu y'imbaga y'abantu, navuga ko ari abantu barenga 16 baguye mu bwato cyangwa se mu bwato, bose baratabara habonetsemo intwari imwe ngo yabashije kurokora abantu babiri. Nawe turamushimiye uriya musore, ariko ku bashaka inkuru irambuye bakurikiranye ne Kigali 500 TV n'umuntu bita Roskana. Bari abantu bari muri ya nzu ya 155M bari bavugaga ko amakuru yasohokaga yavugaga ko Kirisizi nawe ari ku rupapuro ruriho abandi nk'abahanzi nk'ubita Kevin Kade ya mpano bavugaga ko uyu muhanzi nawe ashaka kwinjira muri ino nzu agatandukana n'umuntu bita Junior Giti, ariko Kirisizi abitera utwatsi agira ati uwanshoramo imari we nta kibazo, ariko kuntandukanya na Junior Giti ntabwo byakunda. Azaza areba ibyo dukora, nabikunda bikomeze bitera imbere, ariko anzamuranye n'umuntu wanjye Junior Giti, ureberera inyungu zanjye, ureberera n'ibikorwa byanjye n'ibihangano byanjye. Hello gwani pagani, turi kumwe na P wanyu hamwe na niyo P wagwani turi na vibe now. Tubabwira ngo we back again. Uyu munsi rero ngo dufite iki niyo P uyu munsi twamanutse n'umuhungu Kirisizi gutoka kwa Junior Giti. Amakuru turi gukesha Inyarwanda irimo aravuga ko umuhungu tuzi cyane nk'inana, tumuzi nka banana n'izindi zigiye zitandukanye, na za fasta ngo gira fasta mamiyo gashyireho nyanyagire gira fasta, niba byahiye zanaho zaniyo nyama nconeho. Uyu muhungu rero ngo ni Kirisizi. Amakuru dukesha Inyarwanda avuga ko umuhungu, amakuru agiye atandukanye hirya no hino yavugaga ko agiye gutandukana n'umuntu bita Junior Giti wareberaga inyungu ziwe bwite. Noneho uyu munsi twabazaniye amakuru atariho ivumbi, amakuru avuga ko Junior Giti atagiye gutandukana nande na Junior Giti. Kirisizi yashyize hanze amakuru avuga ko amakuru arambuye neza ku nkuru iri kumuvugaho hanze ivuga ko agiye gutandukana na Junior Giti wamurebereraga inyungu ze bwite. Rero uyu munsi nge na niyo meni wagwani imihanda ikomeje gusaza Africa. Turavugira ngo mukore subscribe, mukore share, tubabwira ngo tugiye kujya tubazanira amakuru menshi cyane. Tusobore gusigara namwe bare nyo uruganda tunamanya. Nuko twabwira ko byinshi byasohotse ku Nyarwanda bivuga ko umuhanzi Kirisizi ugezweho cyane muri iyi minsi yashyize umucyo ku makuru yavugaga ko ageze kure ibiganiro bye na 155M, agatega avuga ko agatera umugongo Junior Giti ageze kure n'ibiganiro nyine urumva ageze kure aganira na 155M, avuga ko agiye guta Junior Giti wari usanzwe amumanaginga.
ariko we yabishyize hanze nkuko tugiye kubibabwira cyangwa se kubibagezaho inkuru tuba twatohoje ku buryo butoroshye cyane. Uyu musore rero ngira ngo ajya kugafata cyane cyane hashize igihe kinini cyane aho yaje kwibanda mu cyo bita Art Rwanda, ariho twavuga ko yaba yaranazamuye n'umuziki we. Yaririmbye bwa mbere, amaje kurimba bwa mbere biza kurangira bamuhaye no. Hariya hantu baguhaye no niyo pi hari ukuntu igitima kidunda ewana umutima ugaterera mu nyo nk'uko ivuye guterwa ugacika clip wahagarara ugashesha urumeze. hariya hantu uvuga ati ewana ndakotoye n'uburyo usohoka wakatishije ikwerekeza iwanyu. Rero ku mukobwa wari uri kumujajinga aramubwira ati noneho reka ni umukobwa wundi wamubwira ati let me give you last chance. Uwo umusore wari uri buryo wari kujajinga aramubwira ati no, reka tuguhe last chance cyangwa se amahirwe ya nyuma yo gusubiramo ugakosora ibyo wishe. arabakomagura abakubita vase, noneho ya vase imeze nk'iya Riderman. Dore ko yabanje kwibanda ku ndirimbo ya Danina none akongera akaririmba kuri rap ya Riderman. Uyu musore rero nibwo bahise uko bamuhaye amanota ane uko bamubwira ati yes enye barazima bamubwira ati ubutaha baravuga ngo just the first is not trying, the first is to do. What you must to do. Cyangwa se baramubwira ngo go and change what you do now. No kuvuga ngo iyo uhawe gukora irushanwa ukora wivanyeho, ntabwo ugerageza ahubwo ugira iki urakora. Baramubwira ati rero genda ujye guhindura ibyo wakoze uyu munsi, ubutaha amahirwe turayaguhaye. Umusore wacu yakomeje rero akora umuziki, ahise yinjira mu muziki mu imbaraga nyinshi zigiye zitandukanye. Yakoze indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Ngira ngo muba muzi imbere yagendaga akora rap ku ma episode. Hari amarapu yagiye akora ku ma episode, akajya akora udukati tw'umunota n'amasegonda, agahera kuri episode ya mbere akagera nko kuri episode ya 9 akora akantu gato kugira ngo arebe ko byacamo. Ariko nko ku bantu twakurikiraga Chris izi cyane, twabonye ko ibintu yakoraga muri biriya bihe byari ibintu byiza. Kugeza amagingo yanga Chris iza akaba ari umuhanzi ukomeye mu Rwanda ukora ibikorwa bigezweho, twavuga ko hari n'abandi bahanzi yabera icyitegererezo. Hari amakuru yagiye acicikana ko uyu muhanzi akomeye cyane, aho uyu muhanzi yagiye akora indirimbo zigiye zitandukanye, hariyo bita Faster, hariyo bita Bana, China yari igezweho cyane, hari izo bita za Inana. Ndavuga ko hari n'indirimbo ikiri gutunganywa muri iyi minsi bita Mana we ya All Stars. Uyu musore rero ni wa musore wo twakita ngo ari mu basitari bagera kuri 3 ba mbere muri kino gihugu cy'u Rwanda. Akaba yaraherutse rero gukora igitaramo hariya mu gihugu cy'u Burundi, aho yagiye akabatwika cyane, bamukoresha interview, bamukoresha inyarwanda n'igihe.com, bamukoresheje iyi interview ababwira ukuri kose kwibiri kumuvugwaho today. Avuga ati, yagize ati mu kiganiro yagaragaje kuri Inyarwanda, yavuze ko yakwishima umuntu wese ufite ubushobozi bwo kumushoramo imari, ariko umutandukanye na Junior Giti we ntabwo yakunda. Ibyo bikaba mu ishusho igaragaza mu byamuvugwagaho ko yaba agiye kujya muri iriya nzu itunganya umuziki 155 AM isigaye ikoreramo Coach Gayer kumwe Bruce Melody na Element kumwe n'umuntu bita Roskana. Bari abantu bari muri iriya nzu ya 155 AM bari bavugaga ko amakuru yasohokaga yavugaga ko Chris nawe ari ku rupapuro ruriho abandi nk'abahanzi nk'ubita Kevin Kade ya mpano bavugaga ko uyu muhanzi nawe ashaka kwinjira muri ino nzu agatandukana n'umuntu bita Junior Giti. Ariko Chris izi abitera utwatsi agira ati uwanshoramo imari we nta kibazo, ariko wo kuntandukanya na Junior Giti ntabwo byakunda. Azaza reba ibyo dukora, nabikunda bikomeze bitera imbere, ariko anzamuranye n'umuntu wanjye Junior Giti, ureberera inyungu zanjye, ureberera n'ibikorwa byanjye n'ibihangano byanjye, wantoye akamvana ku mihanda. Uyu munsi nkaba nitwa Chris Eazy
ku mayemu amamega gusa. Kirisizi ndamwemera cyane, ni umusore witanze cyane ku muziki nyarwanda, kandi hari ikiganiro yigeze gukora na maybe ni TV10 yavuze ko TV10 ni nyarwanda maho ngaho yavuze ko njyewe Kirisizi bamubajije ikibazo bamubwira ati kuki ukunda kwibanda kuri sije y'abana, yavuze ati njyewe buriya birangora cyane kuba natekereza kuba nakora igihangano cyanjye kigakundwa n'abana, kigakundwa n'abakuru, abasaza ndetse n'abakecuru, mbese buri wese akisangamo. Uyu musore avuga ati birangora cyane guhuza izo sije, ariko avuga ko akantu ke kihariye cyane, yavuze ko we ku giti cye akunda ndetse ibintu by'abana, akunda ibintu by'abana, niyo mpamvu akunda gukora n'indirimbo zerekeye ku bintu bya kera byahahise, ukabona ari byo ati inana urumva. Ni umuhanzi rero ureba content nziza cyane, n'abari bamukoresha content bamukoreshaga ikiganiro bamubwira ati Kirisizi go ahead, urashoboye kandi urashobotse. Niyo pi uyu muhanzi rero nkuko byavugwaga, bavugaga ko koko agiye gutandukana na Junior Giti, ariko yahagaze bwema avuga ati wapi wantandukanye n'umuntu bita Junior Giti n'ibishanga muteye twatsi. Niba ashaka kuza kumanaginga kunshoramo imari, aza aho tugeze, naza dushoremo imari, ariko dushoranemo n'umuntu wanjye. Niba hari timu yanjye ahantu turi nahatuvane atugeza ahandi, ariko ushaka kutwimura aho turi atujyana ahandi, never. Aya makuru rero akaba yagiye asesengurwa n'abantu bagiye batandukanye, ariko inkuru yacu tukaba twayikeshaga igihe inyarwanda.com, ariko no ku gihe naho bagiye bayivugaho cyane. Bivuga yuko uyu musore bita Kirisizi ashobora kuba anafite indirimbo nshya iri muri studio, ishobora kuba izaba irimo n'abahanzi bagiye batandukanye, bano basitari bagiye batandukanye. Iyo ndirimbo yitwa Mana We. Uyu muhanzi rero bitari kuvugwaho n'abakeya yuko uyu muhanzi yagiye atwara ibikambi bigiye bitandukanye, ariko avuga ko mu minsi izaza ashobora kuzavamo igihangange gikomeye cyane, hamwe akose buriya yahangara umuntu bita Bruce Melody. Maybe birashoboka wenda, kubera ko buri wese ku rugero arimo hari igihe rugenda rusubira imbere inyuma cyangwa se rukiyongera. Reka twitege ko na Kirisizi nk'uko yagiye abitangaza, wenda urwego rwe rugiye gufata indi ntambwe, wenda akaba yanabarenga, birashoboka yabarenga, kubera ko baravuga ngo nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi. Agenda gake gake yiga gukambakamba, kugendera ku tuntu, ndetse ugasanga ni wa muntu wakuze akavamo umuntu ugaragara. Kirisizi rero natwe nkuko ari umusore dukunda cyane, umusore ukora ibihangano bye birimo creativity, akaba ari n'umushuteri cyangwa se umuntu ukora indirimbo cyangwa director. Ni director, akaba na DOP, akaba n'umuhanzi. Ni umuhanga rero mu byo akora, kandi ubona ko abikora bizi. Go ahead, tumubwira ngo tubwira abakunzi be ngo mwafannye neza kuva muri ati Rwanda kugera today, ntago aratenguha abafana biwe. Ariko twavuze ibyiza bye, ariko baravuga ngo nta muntu ubura akadefu. Buriya ejo bundi mu minsi yashize yakoshonnye Yago. Urabona muri kiriya gitaramo cya Yago yari yumvikanye ko na Yago ko azajya kukiririmbamo cyangwa se kugiperformingamo, nyuma aza gupostinga ayobya abantu itariki yaho y'umunsi igitaramo kizaberaho. Igitaramo umunsi cyari kuzabaho, yongejeho itariki, aravuga ngo ku bantu tuzaba turi kumwe mu gitaramo cya Yago kuri iyi tariki ngo bizaba bimeze neza, ariko abipostinga asimbutse itariki igitaramo cyari kuzaberaho. Ni ukuvuga ngo yayobeje abantu, na kariya ni akantu katari keza kanyuzeho. Twizere ko Kirisizi nk'umusitari twizeye kandi dukunda agiye gukosora ako kantu akaba umwana mwiza. Ariko rero ubundi ukurikije ubudahangarwa bwa Kirisizi, ntawe utakoshona Yago agiye kazana umuntu bita inyogo ye, akamuzanana n'umugore we ngo ni ibintu biri butwike.
ni gute ibintu byose yazanye byari kujyamo umuntu bita Kirisizi? Niyo mpamvu buriya kiriya gitaramo cyawe kitagenze neza, reka tube tumuretse wenda. Yarakijandaguriye, yarajanda ahubwo papa cyangwa nawe amwongere nako yari yaramushyizemo. Indirimbo za Yago zijya hehe mu bigori. purapo kuri Yago nubwo wenda ibintu bitagenze neza cyane nabonye azagafata nawe nako yaragafashe. Nabonye hari indirimbo yashyize hanze bita Yago Piano, hari n'indi yakoze yo kwamamaza yakoranye n'inyogoye, ariko inyogoye ko bigaragara mu makiripa ajya akora nuko bigaragara ko Yago arashaka kwifotoreza ku nyogoye kandi ari wamuzamuye. Batireti reka tumubwire ngo purapo komeza nta kibazo, buriya biva hasi bikagera hejuru, hari igihe abadakunda ibye bazagera mudukeneye rero, mukeneye kwamaza cyangwa se mukeneye ko hari ibiganiro dushobora kubakoreraho, ukeneye ko dukora documentaire ku bijyanye n'isabukuru y'amavuko yawe, ku cyegeranyo cy'uko wagize ibyago, ukeneye ko tukorera documentaire kuri company yawe cyangwa se tukagufotora amafoto meza, ubukwe, wedding, nta handi hantu ushobora kubariza ibi bintu. Bakibuka ko dushutinga n'indirimbo, kandi indirimbo iva muri iyi studio yacu. Ukeneye gushutinga indirimbo cyangwa se filime na comedy, filimi byose gana muri image studio. Turagufasha tukaguha serivisi nziza kandi ku giciro cyiza cyane. Ariko hari utundi tuntu umuntu buriya udukurikira abagomba kumenya natwo. Abagomba kumenya amakuru agezweho, yaba meza cyangwa se amabi, akayakurikirana nabwo akamenya aho isi igeze. Bya bindi bya wa mukecuru ngo akaradiyo kaba hehe ku musego. Ushishikariza wowe ufite agatelefoni kawe, ijya kuri YouTube wandikemo Kigali 500. Kigali 500 TV. Nabonye hari inkuru ibabaje y'agahinda muri iyi minsi y'abantu y'imbaga y'abantu, navuga ko ari abantu barenga 16 baguye mu bwato cyangwa se mu bwato, bose baratabara, habonetsemo intwari imwe ngo yabashije kurokora abantu babiri. Nawe turamushimiye uriya musore, ariko ku bashaka inkuru irambuye bakurikiranye ne Kigali 500 TV. Imiryango yabuze ababo bakomeze kwihangana, niko isi biba bibayeho. Hari igihe umuntu abyuka ameze neza bukajya kwira yashizemo umwuka. Hasani Nyawaba yababereye kuri Kigali 500 Kigali 500 bakore subscribe ahantu hose kugira ngo bakomeze kubana natwe ibihe byose. Yari pi wanyu na niyo pi wagwane tubabwira ngo Istra Vista, turi kumwe tukupa moja, kandi turabakunda cyane ariko abakoze subscribe tusaba subscribe ne share comment ne share, tusaba kusubira wagwane tusigara namwe, tusobora kusigara namwe. Bavuze ngo iki? Mugomba gukora subscribe, mugakora share, like, tusobora kusigara namwe kujya tugumane namwe. Webare nyonyonyo, murakoze cyane. Rugana tunumanye nyamba.